nibyo koko akaboko kanjye k'ibumoso ntabwo gakora nk'ak'indyo, ntabwo gakora nk'akagenzi kako, ariko ibi byose hari impamvu nyamukuru yabiteye. Iyi mpamvu ni iyihe rero? Ubundi impamvu yateye ibi byose ni ubuzima. Reka turebe abavutse neza mu gihe cy'imyaka yanjye, abavutse neza mukaba muriho uyu munsi mwari mwishoboye, Imana ishimwe. Ndabyibuka nari nkiri muto cyane, ikibazo cyabaye nkiri umwana, kandi nari umwana nk'abandi, nari naravutse nuzuye, ariko uko byagenze mama yagiye kunkingira. Urabizi ko abana bakiri bato bajya gukingirwa. Mama yagiye kunkingira maze anjyana mu bitaro bya Muhima. Icyo gihe nari nkiri muto cyane nkijya gukingirwa mu bitaro bya Muhima. Ibyo bitaro byatangaga serivisi mbi cyane. Nimvuga ngo serivisi mbi umenye ko zari mbi cyane. Sinzi ngo uyu munsi bimeze bite, ariko kera ibitaro bya Muhima byatangaga serivisi mbi cyane mu buryo bwagaragaraga. Iyi nkuru ni ndende cyane ariko ndayivuga mu minota mike. Ibi ngibi mbivuze kubw'igitutu natewe n'abankurikirana bambwira bati ese n'ukubera iki wishe ukuboko kw'ibumoso, kubera iki kutagaragara nk'ukundi, wazatubwiye impamvu. Iyi niyo mpamvu ngiye kubabwira ko byagenze kose. Navutse ndi mutoya kandi navutse ndi mwiza nk'abandi, navutse mfite ubuzima buzira umuze nk'abandi, ariko nk'uko nabibabwiye mu bitaro bya Muhima batangaga serivisi mbi cyane. Sinzi uyu munsi niba ariko uyu munsi bikimeze, ariko kera ku bantu bafite imyaka nk'iyanjye ku bitaro bya Muhima batangaga serivisi mbi cyane. Uko rero byagenze, hari abayistajeri benshi, ariko abo bayistajeri bashakaga bo bakoreraho isuzuma, ndavuga abo bigiraho. Nanjye ni muri ubwo buryo. Mama ntabwo yari azi ngo umwestajeri ni uwuhe, umuganga ni uwuhe. Muri make icyo mama yasabwaga kwari ukugira ngo ankingize. Murabizi inkingo ku bana bakiri bato ni ingenzi burya. Nuko byatangiye. Uko byatangiye murakuzi, njyewe nagiye kubona mbona umwestajeri araje aramfata maze abaranjyanye, anjyana aho batereraga inshinge, maze niko gufata akaboko kanjye k'ibumoso, maze arakareba neza ari gushaka aho gutera urushinge, muri make nka muganga. Ariko ntabwo byari bizwi na mama ko ari umwestajeri ugiye kunyigiraho. Ngo muri make uko byari bimeze icyo gihe, kugira ngo byumve neza, n'imiryango y'abantu batishoboye abestajeri bahaga. Muri make abaganga batangaga imiryango y'abantu batishoboye, ababyeyi babaga batishoboye, abestajeri nibo bigiragaho. Ubwo rero nanjye nari umwe muri iyo miryango y'abantu batishoboye, nubwo tutari turi hasi cyane, ariko nanjye nari ndi muri iyo miryango. Ubwo nuko nguko, kubera ko bagufataga bakavuga bati nubwo utagira icyuba cyangwa se wagira icyuba, ntaho uzajya kuvugira nta kivugira ufite. Ubwo nuko nguko rero banjyanye nk'umwana wa rubanda ruciriritse. Ubwo banyigiraho. Umwestajeri uko byagenze, akimara kumfata yahise ashakisha aho atera urushinge. Mu kurutera kwe yaruteye nabi kubera ko yigaga koko. Akimara kurutera, imitsi, nubwo nari ndi umwana, nagiye kumva numvira kweze, bishatse kuvuga ngo amaraso ntabwo yari arimo gutembera neza mu mubiri. Ubwo kuboko kwakomeje kundya, mama ariko akajya akomeza kunzana kwa muganga ngo barebe ikibazo, bityo bituma muganga avuga ko wateye urushinge yaruteye nabi, ko bityo akaboko katabasha kugeza amaraso aho yabugenewe mu kaboko hose. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo byankuriyemo ubumuga bw'uku kuboko, bityo ukuboko kwanjye kukaba kudakora neza nk'ukw'iburyo. Nuko rero byakomeje kugenda mpaka ndinda nkura ameze ntya. Uyu munsi baramutse bakubwiye ngo karaba ukoresha ukuboko kumwe umubiri wose, uri kumva ko byakugora. Ariko ngewe muri make nuko nakuze, nakuranye ukuboko kumwe ariko gufite imbaraga, ukundi nta mbaraga gufite.
Yano magambo yavugwaga n'umunyamakuru Murindahabi Irene Kasha Makokiro. Murindahabi Irene washinze ikinyamakuru cyitwa MIE. Murindahabi Irene wakoraga ku kinyamakuru cya radio yitwa Isango Star. Murindahabi Irene wamanaginze Niyo Bosco. Murindahabi Irene wamanaginze Vestina na Dorcas. Aya magambo niwe yavugaga. Nibyo koko ukuboko kwe ntabwo gukora koko, ni nayo mpamvu ubona yagushyize mu mufuka. Ibingibi byamugizeho ingaruka. Ibingibi ni amagambo yavuze nyuma y'uko abantu bamukurikirana bari bakomeje kumwotsa igitutu bamubwira bati wazadusobanurira impamvu ukuboko kumwe kuba kuri mu mufuka ukunda akaba ariko kuri gukora. Nawe nubwo buryo yabasobanuriyemo ko yavutse nk'abandi, ariko mu buryo bwo kudatanga service neza kwa muganga kwariho yamugariye. Ngayo nguko Irene Murindahabi nuko nguko ukuboko kwe kwaje kumugarira kwa muganga mu buryo bw'uburangare bw'abavuraga icyo gihe. Ahangaha Irene Murindahabi yasobanuye ko mu mikurire ye byaramugoye cyane. Yasobanuye ko yakuze yumva ko yakora asenga Imana ngo byibura izamufashe abone akazi yakwisangamo katara ko gukoresha amaboko, kubera ko atarabishoboye, kubera ko ukuboko kwe k'ubumoso kutakoraga. Akavuga ati Mana uzamfashe byibura nkoresha indi mpano y'ibindi bintu atari amaboko yanjye, naho ubu ngubu ndasumirijwe. Nuko n'ubundi byamugendekeye, Imana yaramwumvishe. Ni nayo mpamvu Irene Murindahabi yavuze ko yabonye Imana ku batari bayibona, ariko we ngo yarayibonye, ngo yarayiboneye neza. Imana yaramufashije imumwuga w'umunyamakuru. Aravuga ati umunwa wanjye byibura azaba ari w'untunga. Aha niyo mpamvu yahise anasobanura ko impamvu yafashije umuhanzi Niyo Bosco ari uko yabonaga ko Niyo Bosco kuba afite ikibazo cyo kutareba, ariko byibura umunwa ubyaza umusaruro. Niyo mpamvu yahise afata umwanzuro wo kuba yamumanaginga maze aramufasha. Ahangaha Irene Murindahabi bisobanura neza. Aravuga ati ngewe kuba umwana naramubonye nkabona mu mikurire ye uko yakuze, nanjye ubwanjye ndangije mpita nihera mu buto bwanjye uko nakuze, naje gusanga uyu mwana ari uwo gufashwa. Nubwo buryo yafashije Niyo Bosco, maze Niyo Bosco aba umuhanzi ukomeye. U Rwanda ruramumenye ndetse n'isi yose. Naho ngaho yamvugo Kagarara yazanye ngo disability is not inability, nanga yaturutse. Irene Murindahabi ni umuntu wirwanyeho kuva mu bwana bwe kugeza mu zabukuru. Uyu mugabo yirwanyeho. Ni nayo mpamvu ashishikariza abantu kujya bakora cyane. Nicyo kintu bakundira Irene Murindahabi abantu bose, gukora cyane. Ngayo nguko niyo nkuru ya Irene Murindahabi uyu munsi ukora ikinyamakuru cyitwa MIE, akaba ari na manager wa Niyo Bosco. Reka tuvuge tuti niba wamaze gusobanukirwa neza. Njyewe nitwa Bonviva, yino yitwa Kingdom JBTV. Turi kuri YouTube no kuri TikTok. We niba utarakanda subscribe, niwo mwanya kugira ngo tujye duhurira mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye kandi ugire umunsi mwiza. Hoya 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 hoye 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 hoya 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 hoya